Mbahaye ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga ku ijwi ry'Amerika. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana, nongeye kubasuhuza. Ikiganiro cy'uyu munsi cy'Agasaro Kaburaga ndagifatira ku mugani wa Kinyarwanda, umubyeyi ahoza undi. Amage abanyarwanda banyuzemo ntiyabibagije urukundo. Hari benshi batoye abana b'imfubyi babarera nk'ababo. Hari abana b'imfubyi barera abandi bakabakunda batirebye. Hari ababyeyi babonaga abageze iwa Ndabaga bagatabara bakabafasha abana. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umugabo wasize umwana we ku kirwa cya Maheba mu ruzi rwa Kongo agaruka mu Rwanda. Na n'ubu yaratarabasha kuvuga agahinda ke, yatewe imbaraga n'undi mubyeyi yumvise avuga ko nawe yasize inyuma abana be n'umugabo we ahitwa Mbandaka. Hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga nabibabwiraga mu kanya ngo umubyeyi ahoza undi. Iri ni ijwi ry'Amerika. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Nabibabwiraga mu kanya, kubyara nturere uwabyaye, amatage akaba atandukanye amuhunga, n'ibintu bitavugwa bibabaza umutima bikawushegesha. Hashize imyaka 27 umwana witwa Muhawenayo Maria Edith avutse, avukira mu nkambi ya Karehe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, y'ubu yahoze yitwa Zaire, mu mujyi wa Bukavu. Yahunganye n'ababyeyi, yari uruhinja kugeza ahitwa Bamanya mu kirwa cya Maheba mu nkengero z'umujyi wa Mbandaka. Papa we yitwa Viateur Nahayo, amaze amezi 6 ategereje kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Inkuru ya Marie Edith Muhawenayo ni inkuru y'umwana wahawe abamurera kugira ngo bamuramire. Papa we na n'ubu avuga ko adasinzira. Dore inkuru ya Viateur Nahayo. Ari mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Kagoma, umudugudu wa Kiruhura. Natangiye gushakisha muri 1998 tuhungutse, niyambagaza Croix Rouge n'iyi miryango ya Gatolika, ariko barananirwa bavuga ko aho hantu ari kure batashobora kumenya amakuru yaho. Ubwo aho numvise ikiganiro nibwo nanjye nagerageje gushakisha buryo kinamenya inzira binyuramo kugira ngo mbonane n'ijwi rya Amerika. Nza kubona umufasha amfasha kubona inimero y'uyu munyamakuru uri Kigali, Eric, niko kumwandikira. Hanyuma mwandikire niko kumvira yo kumusaba ko ashyira ku rutonde. Ubwo numvise mu mago hari mu kwezi kwa 7 nibwo yashyize ku rutonde. Warakoze cyane gutegereza, igihe kirageze. None uwo urangisha ninde Nahayo? Uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri 1995 ubwo twari mu buhungiro. Buri nabwo nashakiye mu buhungiro. Hanyuma uwo mwana avukira mu cyahoze ari nkambi ya Karehe, aho intambara zibereye. Ubwo twakomeje urugendo tugera za Masisi, tugira Ucuro, n'umwana ahetswe. Ubwo hari muri 1996 turakomeza tugera za Kisangani tujya za Ikera, Opara, ko twari kwambuka inzuzi. Iyo za Equateur niko kugera Bandaka. Ubwo Bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara bidasanzwe ikomeye. Iyo uvuga ko ariho yaje kuburira, umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate, yabuze ate, byagenze gute? Uko yabuze hari mu gitondo cy'ifatwa ry'umujyi wa Bandaka. Hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa, ariko mu butabazi bw'Abanyekongo bafataga abana b'impinja mu gihe abana batazi kuvuga, umwana utazi kuvuga ko ari bafata bakamugumana, abandi tugakomeza twihungutara mu mashyamba. Ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasu y'igitondo nibwo yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana baramumwaka,
aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara, ambwira ko umwana ndetse yari yambaye agapantara gatukura, ndumva ariko yari yamwambitse mu gitondo, ariko amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru, amusiga ahantu mu kirwa cya Maheba ku Bandaka, hafi y'aho twategeraga indege. None se uwo mwana birumvikana nimba mbyumva neza, hari abantu babagira neza bavuze bati nimuduha abana tubasigarane mwebwe mugende. Abo bantu mwahaga abana hari akazina kabo muzi? Uwo mwana mumutanga hari wababwiye ati ndamwakiriye, hari agapapuro yabahaye ati nimugende nimugaruka nzamubasubiza, byagenze gute? Ni ukuvuga twarongotanaga mu mashyamba, madamu yari yasigaye inyuma, hanyuma aho amariye kungeraho mu makuru ambwira ko umwana bo bahise bagera ahantu bari kumwe n'undi mama, bakavuga ati muzana abo bana, ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we, ariko yaje kunsobanurira ko ngo yari nk'umugabo. None se aho ku kirwa cy'Amaheba mwasize abana, nyuma ugarutse mu Rwanda ugasiga imfura yawe inyuma aho ngaho mu nkengero za Mbandaka, wigeze utekereza ukavuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubire njye kureba aho nasize imfura yanjye? Nagerageje kwiyambaza nk'abapadiri ko aribo bakunze kugenda cyane, nabaza akavuga ati aho hantu za Bandaka ni kure cyane, nta makuru wamenya, ati aho hantu hano wahagera. Ubwo rero kubw'amahirwe y'impuhwe z'Imana, numva Imana yarabakoresheje, abantu batangiye kurangisha, niho nanjye kujya ku murongo mvuga inti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru, wenda Uwiteka aba yakimurinze amakuru yakumva, hanyuma nawe agashobora kuba yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be. None izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde? Umwana wanjye yitwa Muhawenayo Marie Edith, yasigaye aho ngaho i Bandaka, uvuye ku kibuga cy'indege, aho indege zazanaga abantu i Kigali muri 1997, hari mu kwezi kwa gatanu, ni nko mu birometero 2. Mu birometero 2 uvuye ku kibuga cy'indege, ariko ni rwagati mu ruzi rwa Kongo? Kuri Fleuve du Zaire Nili. Fleuve yaramanukaga, ariko kubera ko twari tuvuye muri izo centre ahantu turi nka cyane, tujya aho mu nkengero za Fleuve, aho Fleuve iri kugenda inyura, ariko turi mu mazi n'ubundi, ariko twumva ibiza mu mazi hakurya n'ubundi aho twari duhagaze hari mu mazi. None ubu wagerageza gusubira Mbandaka agashakisha icyo kirwa cy'Amaheba, agashaka uko yabona umwana wawe Marie Edith Muhawenayo, yabariza he? Hari agasantere gahari, hari akaduka gahari? Uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka 27, abantu barakuze barahindutse, ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagera? Abo bantu mwasigiye abana bari ni iki kibaranga? Basengeraga he? Bavugaga uruhe rurimi? Ubu bavugaga ibirebana n'iringara bakoreshaga n'Igifaransa, ariko uvuye aho ngaho, kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'uruzi, twarazamutse duhita duhingukira kuri iyo santere, muravuga ati ni muri iyi santere banyuzemo, hanyuma twe bahitaga baduhereza impungure, duhita tugera mu modoka za HCR zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege. Ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku kibuga cy'indege, uvuye mu mujyi wa Bandaka, ndani ko twahindukiye mu mujyi wa Bandaka, hafi yaho ibyombo byapakiriraga abantu, ko niho twagira ikibazo, dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace. Viateur Nahayo, ndagushimye cyane kuba waritabaje Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe Marie Edith Muhawenayo. Urakoze kuri ayo makuru, kandi ngushimiye kwihangana wategereje igihe kirekire. Ukomere, tuzafatanya kumushaka. Nanjye ndabashimiye, Imana ibakomeze ibongerere imigisha myinshi, kuguma gufasha abana babuze, Uwiteka akazajya bacyura mu gihugu cyabo, kandi dukomeze, Imana ibaturindire rwose, tukira turi benshi, kandi amasengesho y'abana b'Imana namaguma kubageraho cyane. Mukomeze. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona,
wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona. Undi mubyeyi watandukanye n'umwana we w'imfura ari uruhinja, dore hashize imyaka 28, yitwa Marie Claire Nyirahabimana. Uwo mwana witwa Urujeni Denise yari ahetswe na nyirakuru. Uwo mukambwe yaruhuwe n'uwari ukiri muto, aramumutwaza. Kuva icyo gihe ntarongera guhura na nyina. Denise Urujeni n'imfura iwabo. Nyina Marie Claire Nyirahabimana atuye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Musezero, mu mudugudu wa Kagara. Yanyuze ku cyicaro cy'umuryango utabara imbabare CICR i Kigali kugira ngo agere ku Gasaro Kaburaga. Nagerageje mbwira abantu ngo bazinshakire, bakambwira ngo byabananiye. Ubu nagiye kuri CICR nibo bayimpaye. Ni byiza kubitabaza dutahiriza umugozi umwe muri kino gikorwa cyo guhuza ababuranye n'ababo. None ubwo ugeze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ninde urangisha? Nifuzaga ko mwamfasha gushakisha umwana witwa Urujeni Denise, twakundaga kumwita Cinete. Twari dutuye i Kabuga, tukaba twarahunze turi kumwe na nyirakuru ari we umuhetse. Tunyura mu Nzove, ndumva baramumwakiye hafi yo kuri Rase. Haje imodoka irimo umukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri. Nta mwanya urimo muri iyo modoka, abwira nyirakuru uwo mwana ko icyo yamufasha ari uko yamutwaza uwo mwana. Iyo twaje gukurikirana dusanga uwo mukobwa wa Musenyeri aba mu nkambi ya Enera. Hanyuma muri iyo nkambi ya Enera rero ngo higeze kubamo imvururu, bateramo grenade. Uwo mukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri yitaba Imana, n'umupadiri ngo bari kumwe yitaba Imana. Uwo mwana Urujeni Denise ikara zamufashe ku rutugu, akaba ngo afiteho inkovu. Hanyuma rero iyo nkambi imaze gusenyuka rero ngo ushobora kuba yajyanwe n'umuryango witwa kwa Bugirimfura, bahoze bafite imprimari hano mu Rwanda. Umuryango wo kwa Bugirimfura akaba ariwe bari kumwe n'uwo mwana. Bari mu Rwanda cyangwa se bari mu kindi gihugu? Umudamu wa Bugirimfura atuye hano i Kigali, hariya mu Gakinjiro hafi na Banque Populaire. Abakobwa b'uwo mukecuru ngo nibo bafite uwo mwana. Bamufite mu kihe gihugu? Bo bakaba batuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ayo makuru uwayabahaye yababwiye ko ari amakuru y'impamo? Ayo makuru uwayaduhaye ni umusore wiganye na musaza wanjye, twari duturanye i Kabuga, kubera ko yari asanzwe agenda mu rugo iwacu. Niyo yaduhaye, ariko tumukurikiranye ngo tumubaze byinshi aratwihisha. Dusubire gatoya mu nkambi ya Inera. Abo bantu bo kwa Bugirimfura uvuga, iyo nkambi ya Inera bayinyuzemo, bahuriye hehe n'uwo mwana? Aho bahuriye ntago maze uwo muhungu gusa niwe watubwiye ko amakuru ya nyuma afite ari uko uwo mwana ari mu muryango wo kwa Bugirimfura. Ubu se ko hashize imyaka 28, uwo mwana Urujeni ni wowe wamwibyariye? Umwana Urujeni ni njye wamwibyariye rwose, niwe mfura yanjye. Hagashira imyaka 28 utazi aho imfura yawe iri? Nagerageje gushakisha muri CICR, ariko bagakomeza kumbwira ko nabo barimo gushakisha bataramubona. None se ko umudamu wa Bugirimfura ari aho ngaho i Kigali, wigeze umwegera uramubwira uti hari amakuru mfite ambwira yuko imfura yanjye iri mu muryango wawe? Icyo kibazo warakimubwiye? Waramushatse? Waramubonye? Yego, nagerageje kumwegera ngo tuganire, mubwira ko hari amakuru mfite yuko umwana wanjye ari mu muryango wabo. Nawe ambwira ko hari amakuru afite ko abakobwa be bafite abana 2 b'imfubyi barera, ndetse ko hari umwe baherutse gushyingira uri mu kigero cy'imyaka y'uwo twashakaga kingana n'uwo nguwo. Hanyuma dukomeje kumukurikirana aratubwira ati ariko ndabanza mbaze umukobwa wanjye ni uko bimeze, ati nzabasubiza. Yaranshubije, ariko noneho aza yahinduye ya makuru yatubwiraga. Arambwira ati umukobwa wanjye namubajije, yambwiye ko nta bana bangana muri icyo kigero murimo gushaka afite, nta n'uri hafi y'aho atuye, nta n'uwo yigeze abona. Ati abo mbasha kubuhura nabona bafite imyaka za 50-60, ku buryo twaketse ko batwimye amakuru
urumva ko byari bihabanye n'ibyo yatubwiye mbere. ibyo ari byo byose kwa Bugirimfura ni umuryango uzwi, n'abana be barazwi, ntabwo bagenda bihishe, abana bafite barazwi. Ndahamya yuko niba Urujeni Denise ari mu muryango wa Bugirimfura, nta kabuza azaboneka kandi azagusanga nk'umubyeyi agukunze. Usigaranye ndareba ngasanga ari umunota umwe usigaranye. Niba Denise akumva kimwe n'uwamufasha akamurera akamukuza, ndetse bikaba binashoboka ko yamukosheje, abo bombi niba bakumva, amasegonda 30 ku mfura yawe Denise, hanyuma ufate n'amasegonda 30 ku wamureze, ugira icyo ubabwira kikuri ku mutima. Ndari guhaye ijambo. Yego, murakoze. Nasabaga uwareze Urujeni Denise rwose ko yakumva akababaro umubyeyi wabyaye uwo mwana afite, akaba yaca inkoni zamba, akaba yakwigaragaza. Nkongera nkasaba Urujeni Denise aho ari hose, niba nyumva ko nkimufite ku mutima, ko mfite intimba ye rwose, naramuka yumvisha iri tangazo azagerageze kunyibwira. Komera. Turacyamukunda kandi namwe muba mwakoze kwihangana kudutega amatwi. Imana ijye ibaha umugisha. Urakoze, ukomere, ayo marira y'urukundo mujye muyareka ashoke. Niba Urujeni akumva nawe, niba koko baramukosheje ndetse ubu ngubu akaba n'igihe cyo kwibaruka kigeze, nawe ndahamya yuko azasimbagizwa n'ineza umufitiye kandi umugaragarije, akazakora ibishoboka kugira ngo agusange. Mbonereho akanya ko gushimira abantu bamureze, bamukuye aho yari ari, bakamukuza, bakaba bamufite. Nizera yuko tuzamubona bidatinze. Ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza. Nyirahabimana Marie Claire, ukomere, utegereze wizeye, nugira Imana imfura yawe uzayibona. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Mu mwaka w'1994, Dr Ndorimana Jean Damascene yari mu gisirikare cya APR cyahindutse ingabo z'u Rwanda. Ayo ni amakuru duhabwa n'umwana we Kwizera Elize, utuye mu karere ka Gakenke, umurenge wa Gashenyi, umudugudu wa Masoro. Dr Ndorimana akaba umuhungu wa Venansia Nyirabakigana Rukara, yaje koherezwa kwitabara mu mwaka w'1996, ajya muri Kongo, ntiyagarutse. Umwana we Kwizera yamusize afite imyaka 3, aramusaba gutaha. Nabuze umubyeyi w'umupapa, nabuze papa umbyara. Yabuze hagati y'96 n'98. Abura yari umusirikare mu gihugu cy'u Rwanda, ari umusirikare wa FPR. Amaze kubura, ariko mbere y'uko aburaho gatoya, bahawe misiyo, bahabwa misiyo muri Kongo. Ubwo agenda abwiye mama ngo nagaruka azaza kumureba. Ubwo kuva yagenda ntabwo twongeye kumubona, nta n'uwagarutse ngo tumubone. Ariko nyuma ho gatoya yaje kuza ngo hari umugabo waje aza, n'ubundi ndanumva kuko nari umwana mutoya, ndanumva bavuga ko yaraje aza kwa muramu we wundi w'umumama, agezeyo ngasanga nta muntu uriyo. Ubwo tutegereza kwenda natwe yazaza mu rugo, tubura umuntu turamuheba burundu n'amagingo. None se ko ari umwana, ayo makuru ninde yakubwiye ku buryo umuntu yafata nkaho ari impamo? Ayo makuru umuntu wayambwiye ko ari umusirikare w'u Rwanda ni mama umbyara. Papa wawe yitwaga nde? Ndorimana Jean Damascene. Umaze gukura hari ikintu wigeze ubona aho ngaho mu rugo
nk'ibaruwa yanditseho minisiteri y'ingabo z'u Rwanda, ahantu handitse matricule ye se, ahantu hari ikintu kiranga yuko papa wawe yari umusirikare, koko hari akantu wigeze ubona aho mu rugo? ntabwo kigeze kaboneka kubera yuko harimo ntabwo umutekano wari wakabayeho cyane ku rwego ruri hejuru, n'akakagombye kuranga ko yari umusirikare, kuko barabitwaye nta kintu twasigaranye. urabona mu gihe cy'intambara nta kintu twasigaranye, nta kintu umuntu yari wikankaga akarengera ubuzima bwiwe. Yari umusirikare kuva ryari papa wawe? yinjiye mu gisirikare ubu ngubu ntabwo ari mu gisirikare cya kera, ntabwo ari mu ngabo za kera. Yinjiyemo ryari? ntabwo nabimenya kuko nari umwana mutoya. ahabwa misiyo ni hejuru y'95. Muri 95 afite imyaka ingahe? nari mfite imyaka 2 kuko navutse muri 93. Ntabwo ndi butekereze ko hari ikintu kibi gishobora kuba cyarabaye kuri papa wawe, ariko uzi iyo umuntu yiyemeje kuba umusirikare, mu nshingano z'umusirikare waba uzi ko harimo cyane cyane, ni nacyo cya mbere, ni ukwiyemeza gutabara igihugu igihe bibaye ngombwa no kukirwanirira kugeza n'ubwo wiyemeza kukimenera amaraso yawe. Wari ubizi? ntabwo nari mbizi. Igihe papa wawe yari umusirikare akajya mu ngabo z'igihugu kizwi, akiyemeza yuko icyo gihugu gishobora kumuhereza ku rugerero igihe icyo ari cyo cyose, akajya ku rugerero akanyura iwanyu akabasezeraho akababwira ko agiye gutabara, ntave kwitabara ngo agaruke. Nakubwiye ko sinshaka kugira icyo ntekereza cyamubayeho, ariko n'icyaba cyarabaye nk'umusirikare ntabwo cyaba gitunguranye, kubera yuko mu byo yiyemeje harimo no kwemera gutabara igihugu cyawe mpaka kugeza igihe wagiha amaraso yawe. Birumvikana ko umaze gukura. Mbere yo kugira ngo uze hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tugufashe ko na papa wawe, wigeze witabaza minisiteri y'ingabo z'u Rwanda ko ariyo imushinzwe kugira ngo yibaze amakuru ya papa wawe? ntabwo nabikoze, ahubwo nabajije mama ndamwinjije. ntabwo ubonye ikimara kumubura nta kintu waba warakoze kugira ngo turebe tumenye niba hari izindi nzira byasaba? arambwira ngo ntabwo yarabigerageje, ngo nawe bakamubwira ngo ntawe bari kubona, ubwo bikarangira gutyo gusa. Birumvikana ko iyo udasobanukiwe urasobanuza, kandi kuba waje hano ku Ijwi ry'Amerika nicyo tubereyeho. turabafasha kugira ngo tubafashe kubona abanya, ariko tunabafashe gusobanukirwa inzira mwanyuramo zoroshye kugira ngo umenye amakuru y'abanyu. Kuri iki kibazo nakugira inama irize kwizerayo, kwitabaza minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda, ukabageraho ukababwira izina rya papa wawe, bazakurebera mu ifishi ku rutonde rw'abasirikare bafite, barebe niba bamufite, bazaba bafite amakuru ye, hanyuma bazakubwira amakuru ya nyuma. Nta wundi waba uyafite uretse minisiteri y'ingabo z'u Rwanda. Abo ngabo bazagufasha, kandi ahamya yuko nabo bari mu bumva Ijwi ry'Amerika. Uzagende ubitabaze, bazagutabara, kubera ko nk'uko bimbwira na papa wawe yari inkeragutabara. Erize Kwizera, ndagushimiye cyane ko warategereje cyane kino gihe cyose kugira ngo dushobore kuganira, kandi ndizera yuko ibintu bizagutunganira. Ndi hano igihe cyose uzankenera, uzahamagare Agasaro Kaburaga. N'ikiganiro cyanyu. Ntabwo nakumvise neza, urababaye cyane. Ndakumva. Ndababaye byo gusa kubera yuko buriya hari igihe cyahaye ngo mu Rwanda habamo intambara, ngo nyuma yaho nicyo gihe yaje ntabwo tuzi, muyanga kugera mu rugo bati wenda hari igihe yaza, ugasanga habayeho kuvuga ngo wenda harabaho kumushakisha kumenya uwo muntu waje uwo ari we, nabyo byaba yarabigiriyemo ubwoba. kuva icyo gihe rero ntabwo yongeye kugaruka. Niba ataragarutse akaba akiri muri Kongo, aho yari yoherejwe mu butumwa, icyo gihe byaba bivuga yuko atashatse kugaruka ku bwende bwe, akaba ari mu bikorwa bitajyanye n'ibyo yohererejwemo n'ingabo z'u Rwanda. Naho muri Kongo Ijwi ry'Amerika
rirahagera, naramuka kumvise azamenye yuko umushaka. None gira icyo umubwira niba nakumva akaba akiri muri iyo misozi ya Kongo yo mu birunga, aho yaba ari hose mubwire ijambo, noneho umubwire nuko mu Rwanda hameze, wasanga kumvise noneho yazaza akazaza yemye habona akaza kukureba, umubwira ijambo ushaka uburyo ufite ku mutima. yakize ndi umwana mutoya Kwizera aranzi cyane, ndi umwana mutoya arabizi kuko ngo no mu gisirikare bamwitaga dogiteri cyane, yuko ndabyibuka yuko ndi mwana mutoya hari igihe nabonaga ibyuma yakoreshaga mu rugo, ndibuka ndi akana gato cyane. Mama we aracyariho n'umukecuru mu zabukuru, bene nyina bose bariho, ntawe atuvuyemo, mbese twese turahari rwose kandi turakomeye nta kibazo. Mu Rwanda turi amahoro, twifuza kumva ko twamenya ko ariho nta n'ikindi. Komeza wizere kandi koko witwa Kwizera. Ndizera nanjye ko papa wawe yumvise iyo mpuruza yawe y'amahoro. Komera. Murakoze, mugize neza, na mwabuze Imana ibaha umugisha cyane. Agasaro kaburaga. Turacyari mu mwaka w'1994. Umusirikare w'imyaka 20 yari mu gisirikare cy'u Rwanda cya kera, Forces Armées Rwandaises, ari umujandarume, yitwa Vincent Ntihabakubaho. Intambara iteye yagiye ku rugamba, hunga adasubiye iwabo. Mushiki we yakundaga cyane Clarisse Ahishakiye yari afite imyaka 8. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntibarabonana. Ahishakiye arifuza kongera kubona musaza we. Ahishakiye atuye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Dushenyi. ndi gushakisha musaza wanjye witwa Habakubaho Vincent. Twaburanye 94. Byagenze gute kugira ngo muburane? We yari umusirikare, yari umujandarume mu gisirikare cya kera. Urumva ntabwo yabaga mu rugo, nyine intambara iraba, rero turahunga. Nyuma nyine abantu bakajya bava muri Kongo bambwira ko ari hari, aza no kujya twandikira amabaruwa, ariko kuko nari umwana mu muryango wanderaga nibo basomaga izo baruwa. Nyuma rero nza kumva ngo ari muri Zambia. Uwampaye amakuru nyine yambwira ko ariho yari yamusize, ariko yaje no gupfa. Umuntu wari wampaye amakuru, ubwo urumva nyine ngumya gutegereza, ariko nkajya numva amakuru ko byanga bikunda hari umuntu wo muri famille yacu yakure bavugana. Uwo muntu bavugana ninde? Yitwa Mukeshimana Florine. Aba mu Rwanda? Yari ari mu Rwanda, ariko ubu ngubu yagiye muri Zaire. Bakavugana ariko wowe ntimuvugane? Ntabwo twavuganaga kubera yuko n'ubundi nyine kwa kundi imiryango ibitumvikana. Niyo mpamvu naje no kubura ayo makuru, ariko numvishe ikiganiro cyanyu ku Gasaro Kaburaga, ndavuga uko byamera kose nintanga amazina ye yose, naho nyine twavukaga komine yacu ya mbere tuvukamo, uko byitwaga nshobora kumubona. Mwavukaga hehe? Twavukaga yari komine Gikoro, segiteri yacu yari Rutoma, serire ari Kayange. None musaza wawe wari umujandarume muri 94, yari afite irihe peti? Yari nta peti yari yagahabwa kuko yari yinjiyemo vuba. 94 yari afite nk'imyaka ingahe? Mana avuka 74, ntabwo twize, avuka 74, ubwo 94 se yari afite ingahe? Yavuka 74. Ubwo yari afite imyaka 20. Kuva wagira amakuru akubwira ko ashobora kuba ari muri Zambia, nta yandi wongeye kumenya? Ntayo njya mfata afatika, kuko urumva bitewe n'uko iyo miryango nyine tutumvikana, ntabwo bigeze bashaka kuba bampishurira, nta makuru njya mfata afatika. Gusa ayo nafataga yo bambwiraga yuko ahari, ariko simenye ngo ari hehe. Yewe nza kuvuga gusa ngo nzashakisha, kubera yuko nari numvishe ikiganiro cyanyu, numva ko iyo umuntu ashakishije umuntu akavuga amazina ye, aderesi ze, uko byamera kose mugeraho mukamubona. Sinzi niba nababwira n'aya mama watubyaraga hari, wenda kugira ngo byorohe. Wayambwira kubera ko aramutse yumvise yakwimenya vuba? Mama utubyara yitwa Mukanayisi Jacqueline, niko yitwaga, ariko we yarapfuye. Naho papa wanyu? Ntibaziga Daniel. Hari abandi bavandimwe mwari mufite bakiraho mu Rwanda? Mu Rwanda barahari, ahubwo hari n'undi murumuna wacu we basa nkaho bari kumwe. Ubwo sinzi nawe babwire uwo murumuna wanjye bari kumwe, nkababwira n'abandi bo mu Rwanda ko yitwa Musabyimana Fifi. None se niba Musabyimana Fifi
ari kumwe na Vincent Habakubaho bakaba bava imwe bakaba bari muri Zambia ukaba uri mu Rwanda aho ngaho ni kubera iki mutavugana? iyo ntabwo tuvugana urumva bagiye 94 ngewe nkajya numva amakuru ko bariho ariko nkumva amakuru ko abo bantu bo muri famiye bavugana nabo bababwiye yuko twebwe mu nda ya Mukanayisi nta muntu uhari kuko ko imiryango nyine ibitumvikana. None se Fifi nawe yavuye mu Rwanda muri 94? Bahunganye 94 kuko yari umwana niwe nkurikira yari afite imyaka 8. Iyi gahunda urimo yo gushakisha musaza wawe kimwe na murumuna wawe bene wanyu bandi bari mu Rwanda, iyi gahunda barayizi barayishyigikiye? Barayizi cyane baranayishyigikiye ahubwo bahoraga bambaza ngo ese wowe ntibaraguhamagara ngo muvugane, nanjye nkahamagara uriya w'inaha mu Rwanda nkamubaza ko nagusabye ko kwijwi rya Amerika wamuzanira ngo wagasazi kaburaga bimeze bite. Niba koko bari muri Zambia nta kabuza tuzabageraho, tuzamenya aho baherereye. Muri Zambia n'ahantu radio ijwi rya Amerika igera cyane ku buryo ndahamya yuko batwumva amagingo aya bakaba Habakubaho azagira bwangu akatubwira kugira ngo tubahuze. Ariko niba kumva kimwe na Fifi n'abantu maze imyaka 28 utabona, niba bakumva nicyo ushaka kubabwira, usigaranye umunota umwe uvuga ikikuri ku mutima ayishakiye Clarisse. Ikindi ku mutima nshaka kubabwira ni abavandimwe nkumbuye nka musaza wanjye Habakubaho Vincent niwe wari mukuru, ndamukumbuye cyane ko n'intambara yabaye atarari mu rugo wenda ngo mbe naramubonye nari umwana muri we nanjye wasigaye ndi umwana muri bo. Ndamukumbuye cyane yaba we yaba na murumuna wanjye, n'abavandimwe nkumbuye cyane ko we na Fifi bo Vincent twakundaga kumwitangwije ariko naramukundaga cyane ko yakunda kuza akambwira ati gisyo wacu avuye nyine mu gisirikare akanzaniye nk'umugati. Ni abavandimwe muri make nkumbuye cyane mbabonye sinzi napfukama nkashima Imana cyane kandi namwe nkabashimira ubwitange mugira rwose. Urakoze cyane, ukomeze wizere kandi nongere ngushimire kuba warakomeje gutegereza ko igihe cyawe kigera. Mujye mutwihanganira dukora uko dushoboye kugira ngo ntitugire uwo turenza umurongo kugira ngo mwese dushobore kubafasha uko dushoboye. Ngaho rero ukomere ugire umunsi mwiza. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Agasaro kaburaga. Hakizimana François amaze imyaka 11 atabona umubyeyi we uri muri Uganda hitwa Nakivale, ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza umudugudu wa Muhoza. Yarangije umuryango wanjye ashize imyaka 11 tuburanye, bari muri Uganda muri Nakivale mu quartier yitwa Juru, kuko ari ikigo cyitwa Juru Primary School. Aho niho nigiye muri Nakivale, aho ngaho wageze muri kampu ihari uvuye Nakivale nyirizina uza nk'uza ahantu y'Ikabengo, ahantu hari centre nyiniho ikigo cyitwa Kaminunyani Primary School. Wageze ukabaza umukecuru witwa Sanguneza Saverina Beatrice, aho ngaho ugeze muri ako gakaritsiye ukakabaza aho hantu wamubona. None se Hakizimana, ko numva uzi aho umukecuru wawe ari, kubera icyo ugomba kunyura ku ijwi rya Amerika kugira ngo umushakishe? Impamvu nabikoze nabonaga nyine nta bundi buryo, kubera ko biragoye cyane kugira ngo ujye muri Uganda. Byabaye nakeneye kujya muri ya minsi bazi ko hari ikibazo cy'ukuntu Uganda n'u Rwanda bitabanye neza. Ubwo noneho ko Eric yageze gukora ikiganiro yageze gukora ikinyamakuru na epfo ku rukiko mba mari, naramubonye rero ndabimusaba, aranyemerera arambwira ngo bizakunda, arambwira ngo ubufasha muzabuha. Umpaye n'akanya ko gusobanura ko hano dufasha cyane abantu batazi aho ababo baherereye. Birumvikana ko wowe utabashije kujya muri Uganda kugira ngo usure umubyeyi wawe kubera impamvu zumvikana, ariko ahari urahazi urifuza gusa kumenya ko ameze neza. Uvuze neza cyane rwose. Icyo nifuza ni kongera kuvugana nawe kuko hashize igihe kinini twaraburanye. Niyo mpamvu nakoresheje ijwi rya Amerika, ubu muri abantu beza njya mbakurikirana 100% buri gihe ijwi rya Amerika mbarikurikira. Umaze imyaka 11 utavugana na mama wawe? Cyane rwose.
ariko se ko hatarashira imyaka ingana ityo umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda ufunze, mbere yaho mu myaka 3 ishize niki cyakubujije kunyaruka ngo ujye kureba umukecuru? icyo gihe ngera mu Rwanda nari mvuye muri Uganda, kandi mu Rwanda havuye cyane umwana, nari narasobanukirwa neza uburyo cyishobora gusubira muri Uganda, niyo mpamvu bitigeze bikunda. Nta bandi bana ari kumwe nabo bamufasha? Barahari, hariho bita Friday Defonsi, Wilson Mandela, Sara, n'akandi karumuna kacu gashiki kacu twitaga dada gatoya cyane, nasize bari kumwe nabo. No mu Rwanda hari imiryango yawe utazi hiherereye? N'abavandimwe ba mama bose. Reka tubanze dusubize ikibazo kimwe. Ndumva icyo kujya muri Uganda kiroroshye, nagira ngo nguha amakuru nimba utari uyafite, nagira ngo nyaguhe. Nuko iyo hari impamvu igaragara, umunyarwanda wese ushaka kujya muri Uganda akaba afite impamvu igaragara, nk'iyo wavuga uti maze imyaka ingana gutya ntashoboye kujya gusura mama, rakuze, ndashaka kugenda nkamubona, icyo gihe uragenda ukegera Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikaguha urupapuro witwaza, ukanyura ku mupaka ukarwerekana, bakakureka ugasohoka mu gihugu ukinjira muri Uganda, hanyuma ugakora ikikujyanye, warangiza ukagaruka mu Rwanda. Ibyo ngibyo byagushobokera? Ibi ngibyo byashobokera bibaye bikunze ubu ngubu, ariko ntabwo ndabona ubushobozi bwo kujyayo kubera ko turi muri crise ya COVID. Icyo gihe ubushobozi nibuboneka wazabigenza gutyo, hagati aho ndahamya ko n'umupaka ushobora kuzaba warafunguye ku buryo usesuye, noneho ukabasha kujyayo. Hakizimana, ndakwifuriza kuzagira urugendo rwiza nujya kureba mama wawe. Nongere ngushimire yuko witabaje ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe. Niba mama wawe aho ari inakivale akumva, niki ushaka kumubwira? Usigaranye amasegonda 30, mubwira ikintu ushaka kumubwira ndetse usuhuze n'abavandimwe bawe bari muri Uganda. Mama wanjye rwose ndamukunda, njya ngira igihe nkamukumbura, bonye uburyo namubona namuhobera cyane, barumuna banjye ndabakumbura, ababyara banjye ndabakumbura. Imana imfashe nkongera kubabona, nashima Imana. Ngaho ukomere, ugira amahoro. Murakoze cyane, Imana ishimwe, murakoze cyane Professor Vincent, njya mbakurikirana cyane, ndabakunda cyane. Ari Kigali turabakunda cyane rwose. Ni byiza cyane, natwe biradushimisha tumenye yuko mudukunda, mukamenya yuko radio Ijwi ry'Amerika ari radio yanyu. Mukomeze mugira amahoro. Nawe Imana ibahe umugisha. shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe rero uzakabona. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Hashize imyaka irenga 60 turi mu gihe cya gikolonize. Umunyarwandakazi yakundanye n'umuzungu w'umubirigi wakoraga mu igaraje y'Inkwavu. Turi mu burasirazuba bw'u Rwanda, babyaranye umwana, ariko nk'uko byakorwaga kenshi abo bana bitaga ibyo tarabamburwaga, ababyeyi bakoherezwa kurererwa mu Bubiligi. Nyina aracyariho, yitwa Esther Bazubagira. Mu kiganiro atwajwe ijambo na Rachel Karangwa, uri mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Rukiri ya mbere, umudugudu wa Gashyitsi. Ni umukecuru witwa Esther Bazubagira, ariko aba mu ntara y'Iburasirazuba, akaba aba mu karere ka Kayonza, kera kari Kabarondo, akaba atuye mu murenge wa Ruramira, ariko kera bitwaga umurenge wa Nkamba. Hanyuma rero uwo mukecuru yashatse umugabo w'umuzungu mu gihe cya gikoloni. Bakoraga Inkwavu mu myaka ya 1960, abyarana nawe umwana w'umuhungu. Hanyuma ngo umuzungu yakoraga mu igaraje rya Rwinkwavu. Hanyuma rero umuzungu yaje guta uwo ubwera akiri umukobwa, uwo mukecuru atwara umwana amaze umwaka umwe gusa. Aragenda aramubura, akomeza gushakisha kugeza nyine ko ubu ngubu ntabwo aramubona. Ariko noneho mu mwaka w'2003 hari abantu baraje baramubwira bati umwana wawe ariho,
yaranabyaye afite abana babiri arashaka kukubona, bamubwira gutyo batugazaza kurebe mu minsi mikeya. Umukecuru arategereza arabura, noneho agenda gusaba ubufasha. ubwo wenda ngiye impamvu ndi kubivuga wambaza uti kuri Kigali kuki ubariza uwo muntu, twe dukomoka iburasirazuba, donc yaraturanye ko wasogokuru n'umukecuru tuzi ku buryo busobanutse nyine. Ndabyumva kandi nkunda kubishishikariza abantu hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nicyo kibereyeho, ni ugufasha abantu gufashanya, ufata amakuru akayaha undi, cyane cyane abo ngabo bakuze, mwebwe mukiri batoya, ukabafasha kugira ngo batugireho, tubafashe kubona abantu babo. Igikorwa rero ukora kiri rwose muri gahunda dufite, turagisangiye kandi ndakigushimiye. Niba amakuru uyafite nkaba nshobora kukubaza ibibazo ukansubiza, nk'ubu abo bantu baje mu Rwanda bakamubwira ko umwana waza kumusura, urabazi ni bande? Umukecuru yatubwiye ko hari ababikira baje bakaza kumubwira, bamwe mu burasirazuba bakaza kumubwira ko umwana we ariho. Hanyuma ngo hari n'abazungu baje kumusura, harimo umuntu w'interpreta, urumva umukecuru ntabwo azi Igifaransa, nibo bamuhaye ayo makuru. None se abo bamuzungu bamusuye bitwa bande? Hari agapapuro basize ngo bavuge bati twebwe turi kanaka, dore icyo dupfana n'uyu muntu, baje kumureba ari bantu ki? Ni abakwe be, ni abacuti y'umwana we, ni bande? Ntabwo bamusigiye amazina, bambwiye ngo ari inshuti z'umwana we. None se bigeze bamubwira izina ry'umwana we uko yitwa magingo aya? Yarabimbwiye, byandika ku rupapuro. Ngo yarambwiye ko umwana we yitwa René, ashobora kuba atuye i Liège. Yambwiye ko umugabo yitwaga Franco, irindi sinryibuka, harakora arabyanditse, hari inkuru nanditseho. Noneho reba neza aho wabyanditse kugira ngo umpe amakuru yuzuye. Fata akanya uyashake hanyuma dukomeze. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Turaganira na Madame Rachel Karangwa utwaje ijambo. Madame Esther Bazubagira wabyaranye n'umuzungu mu myaka za 60, akaba akeka ko umwana babyaranye ari mu mujyi wa Liège mu Bubiligi. Mu kanya twari duhagaritse kugira ngo Rachel Karangwa ajye gushaka andi makuru. Madame Rachel, ni iki kindi wabonye, na yahe makuru yandi wabonye wabwiwe na Esther Bazubagira? Hari undi mugabo uwo mukecuru avuga, yego, nawe yavuze ku mugabo w'umuzungu n'umugore w'umunyarwandakazi witwa Jean Pierre utuye i Liège. Niwe yari yizeyeho amakuru y'umwana we, ariko nawe yaje kumubura. Nyina wa Jean Pierre we akomoka mu kahe karere k'u Rwanda? Aho n'undi burasirazuba, karere kahoze ari aka Kabarondo, umurenge wa Nkamba. Waba wibuka izina rya nyina wa Jean Pierre? Yarari guhaye? Yitwa Perusi, umukecuru bita Perusi. Abanyarwanda bari mu Bubiligi bumva Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mukamuzi uwo mukecuru witwa Perusi wabyaye umuhungu witwa Jean Pierre, nawe akaba ashobora kuba azi René wabyawe na Esther Bazubagira. Bose barakuze, n'abantu bavutse mu myaka za 60, batuye mu mujyi wa Liège. Niba haruzi uwitwa René Abodi, yagera hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tumufashe guhura na nyina bamaze imyaka hafi 60 batabonana, yitwa Esther Bazubagira, ari mu Rwanda. Nawe Rachel Karangwa, ngushimire cyane ko wafashije uwo mubyeyi kugera hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tumufashe gushaka umwana we. Ngaho ukomere, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ikomeze kubashyigikira muri gahunda nziza yo guhuza abantu babuze ababo. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Kera mu Kinyarwanda umugore yavaga mu rugo yashatsemo bikitwa ko yahukanye, akajya iwabo, akazahakurwa n'umugabo we aje
kumucyura bamaze kugira ibyo bumvikanaho. Hashize imyaka 6 uwitwa Musabuwera Mukasine Emeline asize umugabo we Thomas Gatabazi. Akaya ndirimbo ngo Mariya ajya kugenda ntiyansezeyeho. Thomas Gatabazi atuye mu karere ka Rwamagana, akagari ka Nyagasenyi, umurenge wa Kigabiro, umudugudu wa Rusave, akumbuye uwo bashakanye n'abana be 3. Thomas Gatabazi, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, murakoze. None umufasha wawe Musabuwera Mukasine Emeline ajya kugenda yagusezeyeho? Oya, ntabwo yigeze nsezeraho. Tunguwe ahubwo no kumva ko ashakishwa ko hari akazi yakoraga. Hanyuma amakuru twumvise nuko yashoboraga kuba ngo yaramaze nk'icyumweru atakageraho. Ni amakuru na kumva. Nyuma hari umuntu wagiye kureba ahantu yabaga, hanyuma asanga adahari. Nagize amatsiko rero kujya kureba kuko abana bari bamaze iminsi 2 bavuye iwanjye. Hanyuma tugeze aho yarari, ni ukuvuga ku nzu yacu aho yara hanyuma umuntu wari uhacumbitse atubwira ko bamaze iminsi nk'itatu bahavuye. Aho bari bagiye rero ntabwo twongeye kumenya kuba icyo gihe, mbese ntabwo twigeze kumenya irengero ryabo. Rero n'uyu munsi imyaka ibaye hafi 6. Niba waragerageje gushakisha gutohoza na yahe makuru ufite y'aho baba baragiye? Bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu, bari he? Nihutiye kujya kuri icyo gihe hakiri urwego rw'igihugu rwitwa CID. Nihutira kujyayo gutanga ikirego cy'uko twabuze abantu. Hanyuma mu ikurikirana baje gusanga baje kwandikira immigration. Ni amakuru bampaye, ndetse bamuha n'urwandiko immigration yaje kubasubiza, ibabwira yuko nta hantu babona uwo muntu yaba yarasohokeye mu gihugu. Hanyuma ariko bababwira yuko itariki muri hari hashize nk'icyumweru yaranyuze ku ntuza kuri boda ya Gatuna, avuga yuko aturutse Nairobi. Yinjira mu gihugu avuye ngo Nairobi, ariko kongera gusohoka nta kindi kimenyetso kigeze kigaragarira muri immigration. None se ko byagaragaye ko yinjiye, byigeze bigaragara ko yasohotse na mbere yuko yinjira? Mbere yuko yinjira ngira ngo ibimenyetso byo byariho, kuko asohoka nta bundi busobanuro burenze ubwo nari mfite. Gusa nuko yari amaze, njye nayo makuru nari nyafite yuko ajya Nairobi, ndetse hari n'ubutumwa yigeze kunyoherereza. Abunyoherereza bunyuze ku muntu yari atumye. Ni utuntu yari yoherereje abana ko twari kumwe. Hanyuma uwo muntu arampamagara, ariko naje gutakaza contact. Ubu nigeze ndigumana. Byari bisanzwe bizwi ajya Nairobi. Amaze kujyaho nka 3. Kuba yarasanzwe ajya Nairobi bituma utekereza udashidikanya ko ashobora kuba ariho hari? Nta makuru mfite mu by'ukuri, gusa nuko byagaragaye ko atari mu gihugu. Ariko uruhande rwanjye ari no ko rw'umuryango we, nayo mfite amakuru yuko nabo ntacyo babiziho, nta makuru bazi afite, nako nta makuru ye bafite. Nyuma yaho ahubwo polisi nyine imaze kungaragariza yuko ari kuri telefone na MTN, bigaragara yuko umurongo yakoreshaga atarakiwukoresha. Biza kugaragara yuko atakiri mu gihugu, kuko u Rwanda ni igihugu gitoya. Ntabwo wavuga ko umuntu yabuze ngo bimare ibyumweru 2, bimare ukwezi abantu batazi aho umuntu aherereye. Si n'umwe gusa, kuko yari kumwe n'abana 3. Abana twari dufitanye abana 3 b'abahungu. Rero byagaragaye yuko batari mu gihugu. Ariko tubura ikindi kintu dukora, maze no kwitabaza nyine CID, imaze kugaragaza yuko umuntu bataza ahantu ari. Nabaye aho ngaho nyine ndatuza. Reka nkubaze ikibazo wasanga niyo CID yarigeze kukubaza. Ninde yabaga agiye kureba? Ninde bagendanaga? N'iki yabaga agiye gukorayo? Mu by'ukuri nta makuru mfite ahagije y'ibintu byamujyanagayo. Gusa nuko twari tumaze igihe kitari gitoya dusa naho tutakiri kumwe.
ariko asa naho hari ibyo ashaka Nairobi. Ubanza ngo hari formation naje kubyumva n'abantu yuko ashobora kuba hari amahugurwa yakoreraga yuko akazi yakoraga agakorera umushinga w'abanyamerika witwa GPAF ushinzwe gukurikirana ababyeyi bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida kugira ngo babyare batanduje abana. Uwo mushinga naho uri kuvugurura imikorere baje kugira abo basezerera nawe yarimo nyuma, ariko amakuru numvise nuko bashobora kuba baremereye abo bari basezerewe kugira amahugurwa bakazabishyura. Yuko hari ibintu nakoze no gutekereza, numvise yuko hari formation yakoreraga Nairobi nyuma, ariko ntabwo byaje gutinda, nibwo nanone twongeye kongera kumubona mu gihugu. Kuva wamenya ko ari Nairobi, nta yandi makuru wongeye kumenya muri ubwo bushakashatsi bwawe akuganisha ku makuru yaba avuga ko atakiri Nairobi, naho ashobora kuba yaraganye? Aracyari Nairobi cyangwa se yarahasohotse? Amakuru ufite ya nyuma na yahe agusumira na yahe? Naje kumenya yuko nyuma yaho tumuburiye n'abana twavuze ikindi kintu dukora mu by'ukuri ari njyewe n'umuryango we, n'abafite amakuru yuko nabo ntacyo babiziho. Nyuma y'imyaka igera nko muri 4 nibwo naje umuntu ambwira amakuru nawe yuko yahawe n'umuntu wari Nairobi, amubwira ko koko mu kwezi kwa 4 muri 2016 nyuma ngo acumbika ahantu, ariko ngo yigengesera yuko hari uwamenya yuko ariho aherereye, kuko ngo yatinyaga yuko ngo namenya ahantu ari nkaba nakurikirana abana. Nyuma noneho ngo akabaho yihishe, bikavugwa rero ko yari acumbitse n'abantu bo mu itorero Baptiste, ariko basa naho basohotsemo abo bita abatampera rero ngo nibo bari bamucumbi, ariko amakuru akavuga ko yari afite gahunda yo kutaguma aho ngaho Nairobi, ngo yari afite yo kwerekeza mu birwa bya Mayotte. Niba ari muri ibyo birwa bya Mayotte, niba ari n'ahandi yarakomeje akagenda afite urugendo rufite aho rumuganisha, niba kumva usigaranye amasegonda 32, Gatabazi, ni icyo ushaka kubwira umugore wawe n'abana bawe bari kumwe? Icyo mbabwira ni urukundo mbakunda kandi mbifuriza ishya n'ihirwe, batumenyeshe ko bariho kandi duhumure guhumurizwa nabo, kuko kubaho ngaho tutazi ibyabo ni ibintu bitubabaje, ni ibintu bidutsika umutima. Batubabarire rwose, babaye bakiriho badufashe tumenye yuko bari, kandi kugaruka byaba ari amahire kuri twebwe, twabyishimira cyane. Gatabazi, urakoze. Nawe nizere ko umudamu wawe akumva. Ndagushimiye kandi nkwifurije kuba warizeye Ijwi ry'Amerika. Igihe mu Rwanda hadukaga intambara mu mwaka w'1990, abaturage bari batuye mu makomine ya Muvumba yo mu Mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze, abandi barapfa, abana basigara bupfubyi, abagira neza barabagoboka. Nk'umuryango w'ababikira b'Abakarikwita bafashaga imfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza. Nguko uko Gisilene Nyirarukundo yatandukanye na musaza we Arinitwe Apollo washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1900, washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1993. Kugeza ubu ntibarabonana. Kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi kuriho, mukabaho mutabonana, biri mu nkuru ibabaje ya Nyirarukundo Gisilene uri mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kamutora, umudugudu wa Kamutora. Mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi, dusigara turi abana babiri. Uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze y'igihugu,
dusigara turerwa no mu yindi miryango, baradufata turangije kubura ababyeyi. Ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe n'ababikira bakarikuta Ingarama, bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze. Mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari, barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu Bugande. Noneho ndangije nshakisha udukuru, nandika kuri adresse njya mu babikira Ingarama 2012. Ngiye mu babikira Ingarama baramfasha, bareba mu bana bafashe mu nkambi Ingarama, barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu, ndayizana. Nyizanye nibwo Manseri yabishatse mu bitabo byabo, arambwira ngo umwana arimo, amadirese y'aho aherereye. Nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo. Igezeyo baraduhamagara, bamamagaye turavugana, bambwira ko umwana ari aho, barambwira ngo nyuma bazamuzana aze kudusura. Bavuze ngo aze kudusura, turategereza ko bazongera kuduhamagara. Ya nimero baduhamagaje nicemo, ariko adirese yabo bari baduhaye yose nari nyifite kuko envelope byagaragara ko yagezeyo, twe twabandikira ntibadusubize. None se uwo musaza wawe yitwa nde? Yitwaga Arinitwe Apollo. Ubu se yitwa nde? Ubu bamwise Jeunesse Aurelie. Ngo yaje kubatizwa bamwita Benedicto. Arinitwe Benedicto. None se ko numva umpaye amazina menshi, turafata yahi tureka yahi? Niyo abamanseri barebye mu myirondoro bafite, baba ariyo baduha, nuko natwe turayandika. Papa yitwaga Mpozayo, mama yitwaga Kanyagara. Amakuru ufite y'igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahe? 93 nibwo yageze muri Belgique. Niyo tariki bamwadoguse 93 ya mbere z'ukwa kane 1993 en Belgique. Mbese kuki bamujyanye wowe bakagusiga? Ngewe yarankurikiraga, ni musaza wanjye. Yarankurikiraga, twese turi abana, mama yaratubyaye aducutaye tukiri dutoye. Ubwo rero umumama wakoraga muri centre nutritionnelle niwe umbwira ati weho ti wari urimo gakuru, nawe niwe waje kumfata, ari inkuma atarashaka, arampeka anjyana iwabo arandera. Uwo mumanseri, abamanseri b'abakarikuta nabo bakuriraga aho ngaho Ingarama, bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya. Nuko nyuma nibwo namenye ubwo amakuru nyafite ko ari abo bamanseri bamujyanye. Ubwo ndaje guca akenge, reka njye kubabaza amakuru, wenda niba yarapfuye, batubwira ko yapfuye, niba ariho, ati wenda nabwo twashaka kumenya amakuru ko yaba ariho, tiko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya. Nuko mbifata gutyo. Giseline Nyirarukundo, ngushimye cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe Arinitwe Apollo Benedict, ushobora kuba ari mu Bubiligi mu mujyi wa Charny-Erge, cyangwa se yarahinduye, dore hashize imyaka myinshi. Cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Bubiligi muri myaka za 1993, benshi muri bo Imana yarabaragiye. Ndizera rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza. Nongere ngushimire cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro. Yego urakoze, kandi namwe Imana bakomeze bahe umugisha. Agasaro Kaburaga karabonetse. Voice of America. Agasaro Kaburaga karabonetse. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Abatuye ku kirwa cya Maheba, Uwabazi Marie Edith Muhawe nayo yatwandikira. Abari muri Zambia mukaba muzi Vincent haba kubaho mu duhamagare. Abari Liège mu Bubiligi, Akarugamba Cyprien Nyakwigendera, indege zo mu kirere zihagarare mushake. Akanigi ka Esther Bazubagira yitwa René Abodi, ndetse na Arinite
utwe ushobora kuba yitwa Aurelien Benedict kimwe n'abatuye mu Bufaransa mubwire Denise Uruje niko mama we amukumbuye sinabarondora mwese ariko mbafite ku mutima mukomeze mwizere mwumva Agasaro Kaburaga kwijwi ry'Amerika mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. America rihuza abantu diaspora bavugana kwijwi ry'Amerika. Agasaro